uyu mugabo se windirana ibikombe none se ibi nibyo waruje kuzana nibazaga impamvu Jangwani yatinze kombe yaragiterura ibikombe yaragipakinga ibikombe ese buriya Jangwani Jangwanovic nkamaye wasirengera mikoro wasiri itararangira y'ubushize nabonye umuntu yarazanye agakeke ngo ari guserebura ngo amaze amezi ane ari ku mwanya wa mbere ndavuga nti umukinnyi muzima ntabwo ibyo bikombe byose bikwiriye kuri motora umukinnyi muzima arwanira turu ngewe rero uyu munsi kwizigira Rugaju nta magambo menshi ufite umunzanira ikawa ndegamye ahangane n'ibi bikorwa nabitsinda ndataha mumuha amazi ko afite akazi kenshi ko kuvuga uyu mwaka icyo gukora ni kimwe ese byari ibyo ngibyo byagutindije jewe nta moto eshatu zipakiye ibyo bikombe Rugaju agera mikoro ikintu ushaka ukuri buze kuza kumfasha nta mwanya mfite wo gutakaza ndi mu kibuga ndwanya n'umukino wo gucakaza ndi gukora bya hatari nyiranga imifukanye byibushye ibyimbye bya hatari nk'imigongo y'ingamiya itarimo amazi ahubwo yuzuyemo imiya niyo mpamvu nge mpora mu kirere ntabyo kumirwa kuko hose ndatumirwa ntago nkumirwa ikiganiro cyose ngezemo views ziriyongera ndi nk'inkuba iki ni igikombe cy'amahoro wasiri ukugisa kirebe genda ushize wakirebyeho n'amaso genda unsobanurira rwose igikombe cya shampiyona yego warakirebye ariko ntiwagikozeho kirebe wagikozeho amashyi menshi cyane iyo ni Heroes Cup ngira ngo ntibigeze ubibona ko nawe na polisi amashyi menshi cyane rero nta magambo menshi ufite yo kuvuga mu mikambenywa ahangane n'ibikorwa ngendagarara urakoze cyane afande CDS yaratubwiye ngo ndaguha amashyi rwose Jangwani message mbahaye n'abakinnyi na staff technique n'abafana muri rusange ntabwo nshaka igitego cya Mamadusi gishimangira intsinzi cyo mu minota y'inyongera ndashaka icyo bita ngo ni KO knockout kubita nkigeramo hano Koroda isama message Koroda bare Jangwanovic kazi afande ariyo tutuma wowe umesha mariza n'igiswara kimwe hasigaye ibyacu n'abafana ubuyobozi bwo nta knockout kuko nta nubwo bari kurevo ntibanganya ubushobozi ntibakira Claude kapiteno niyo mugabo akazi kabo nibo bagasigaje ka knockout je byanye nabirangije nibakire nibi sinongera no kuvuga nyewe Jangwanovic ongera usobanure kandi ikindi nongera ni kimwe ibi bikombe byose mubona hano kwizigira byose ko ari bitatu nabitwariye muri Stade ejo nzakinira noneho abakunzi ba Radio Rwanda turimo turabwira ko Jangwani yindiranye ibikombe bitatu noneho akinjira avuga abayicara ahita yihijambo byarangiye ariko nabyo nta kibazo n'umushyitsi ikiza kibikomeza wowe dusobanure buri gikombe njye numiwe gusa n'igihe institution nini kuri ifata ibikombe ikabipakira moto cya shampiyona twagitwaye muri season ya 2024 biriho nabikamera tajya bunazanye ibindi asirika agakeke ke kari akoshaka bunazana cece muri studio urazana ibikombe ngiki hano iki ni igikombe cya Heroes Cup 2025 wasiri wazukare uko bebisa nagikoreho igikombe cy'amahoro ngira ngo nacyo bagifotora iyi niyo CDS yavuze knockout 2025 impaka ziracitse ntago nongera kuvuga mu mikawa nimwe ahangane n'ibikombe nongera kuvuga wasiregera icyo uvuga ngira icyo mvuga kuri ibi erega byose biherekezwa n'ikintu kimwe sibyo ibikombe bitatu byari byiza ko abizana ariko byaje kuri moto daswanda kabiri ikikwara ko umuntu yazindutse mwanya uravuga reka manze nsoze amutiyaje ya moto ntibaho warese nkabazanga nsoze niyo mpamvu watinze amutiyaje ya moto ntibaho bagwaye saa 3 n'igice kuwageze ariko kubona institution nini nkiri ifata ibikombe ikabipakira moto nabyo ni disgrace bakwereke bigiri hanze naje nta kibazo bereke perime yawe birahita byoroha cyane na karite jaune y'imodoka washa ibyo ni ibintu bya namukira witwara bakoze kwizigira ariko karite jaune ni yawe uyu muntu ni wahe cyangwa tumusobanurire karite jaune ni icyangombwa bagwa cyemeza ko ikinyabiziga ari cyawe y'akazi nta modoka yanjye nta modoka yawe ugira ni byiza cyane bereke na salary uhembwa ariko nayo ko wazanye ibikombe ntuzane na salary bayekanira he mu mufuko waragiye kwambara kuri momo biroroshye sibyo ugiye kutwereka salary 100% si ibintu byoroshye cyane njye ntabwo ndumukorera bushake dore ngwino hano kwizigera uri umuntu nemera cyane uri umuntu nemera sibyo
ugiye gusoma usome ariko amafaranga yo nibanga ninjye nawe tujye ese mwahembwe barese ariko agiye gusoma iki message hano uraza gusoma iyo ushaka zose nizo iyi ni ya December musomere aho harimo hariho ijambo AP aho harimo ijambo AP kwizigira hari ijambo AP kwizigira hari iki ariko ikintu kinanga ni uburyo munganya amafaranga icyiza njyewe impamvu mweretse kuri banki icyo jambo uvuze ko nganya amafaranga na Wasiri icyo nzi cyo biramuriye tu ndavamo hano hari ikintu gikorwa ijambo ryari irya mbere kwizigira impamvu nari nkweretse message ya banki njyewe ntabwo nkweretse balance nkweretse message ya banki notification ya banki ariko bakweretse balance nakubwira reka mbasobanurire ariko ibyo byo ntibyari na ngombwa ko mbikwereka ntuze tushe kuko n'umukorerabushake byo ndabizi bazanabimukemurira bizaba ari byiza umusangiro wa equipe ya APR buri mukinnyi yatanye amadolari 300 bivuga ngo yari amafaranga ya motivation kubera ko muri APR ikibazo cy'imishahara cyo ntago kijya kibaho none Wasiri nawe anyeretse message yari yakiriye y'umushahara biravuga ngo bisobanuye ko Wasiri impamvu nayimweretse ni Rayon Sport niyo yohereje Rayon Sport mwaraye muhembwe nizandano duhaye mwaraye muhembwe kugira ngo mugire motivation ibyo sindi buze kubigarukaho nese ni ngombwa ngo tuvuge kubyimisha nakubwiye wowe none se wanyeretse umushahara kwizigira icyo nari nkweretse nibanga ryanjye nawe yego ntabwo mbwiye ngo bitangaze kuri radio nari nkweretse aka impamvu niyo nari nkweretse iyo mpamvu rero niyo nari nyiranye ibi rero impamvu nari mbikubwiye tugiye gukina Super Coupe yego umukino mwiza mbere na mbere mbanze mbwira abatura Rwanda bose bakurikiye Radio Rwanda ko bazabona match nziza itandukanye na match zose kuba ariko Super Coupe nyinjiranye ibanga ridasanzwe riteye gutya dufite umuyobozi mushya witwa Murenzi Abdara yego yayoboye Rayon Sport h'umwaka umwe wonyine hanyuma haza itegeko rivuga ko uri mu nzego za leta turi kuri level nkiye adakwiye kongera kuba umuyobozi wa club wa equipe byabaye 2013 ngira ngo murabyibuka cyane umugabo yakinnye match ebyiri zonyine n'ikipe ya APR akiri umuyobozi wa Rayon Sport ntihigeze atsindwa match nimwe na APR habe nimwe he is unbeaten kuri APR he is unbeaten uvuga ngo Murenzi Abdara afite agahigo yuko ataratsinda na APR ntaratakaza match nimwe ya APR ari umuyobozi n'ubu niko umukino ubanza wabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2012 yego ibitego 2-2 APR yambanje igitego ndayishyura kiramo n'ikindi baza gutsinda igitego ku munota 89 niba nibuka neza match yakurikiye yo mu kwezi kwa gatatu yego Stade Amahoro yafashe umuntu mu minota 18 yonyine kubusa 1 2 3 and 4 ibitego 4 kubusa who is the man who is back ubu yagarutse brother tugiye guhura ku munsi Jangwani ndakumenyesha ko ibyo bikombe ari byo byanyimutere mu biganza byawe that's the last trophy Jangwani ko mbona hari ikintu urumva rero buriya kuvuga achievement za equipe ziciritse n'ibibazo we urumva afitemo umuntu umwe ngewe rero Deo Rusanganwa kuva yaza muri AP usibye no kumutsinda nta gikombe na kimwe gicara cyane kiri officiel ataratwara Dauda kuvagera muri AP ntaratsindwa na Rayon watara kuva njye mfite abantu barenga 100 warimo waravuga umuntu umwe uwo muntu umwe ariko niwe wagarutse timu nkuko nkunda kubivuga timu imezo yo kufungwa hovyo n'ubu ngubu nibyo tuzayikora na Ivo imesha zo kufungwa hovyo babwira n'ikinyarwanda hari abantu batazi igiswahili Jangwani ati ni ikipe yamenyereye gutsindwa bya ujye bigarura mu kinyarwanda ujye ukavuga mu giswahili ukagarura mu kinyarwanda yamenyereye gutsindwa byoroheje cyane reka tujye mu makuru isaha yacu ya kabiri turayitangira